Imana rero mu ijuru ibamugisha. Turi guhura na byinshi bidukamura ndetse tugakamurwa n'abakomeje kudushigikira, ariko muri urugendo dukwiriye gukomera tugakomeza urugendo kubera ko nta kintu na kimwe kigomba kudusubiza inyuma. Niba uzi kuri gutandukana na Kristo kubera ufite inzara uyu munsi wana ni ikibazo gikomeye. Niba urwaye ukabura gucika intege ugatandukana n'urukundo rwa Kristo ni ikibazo gikomeye. Muri iyi minsi dufite urugamba rukomeye rero, kandi turi kugerageza n'abatagombye kutugerageza, turi kugeragezwa n'abo turirimbana, turi kugeragezwa n'abo dukora umurimo w'Imana. Imana ibwira Satani ngo none kugira ngo wemere ukawundi biriya byose ndabiguhaye, genda umugerageze urebe ko ari buze kumvaho. Imana ihabwa icyubahiro. Satani aramanuka aza ku isi, ageze ku isi agira aho yarari. Haleluya, haleluya, haleluya. Turabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amori Imana nabandi nabo. Nge muvugana ni Revera Pasteur Nzabayimana Clement, umushumba w'itorero rya Hosiana Community Celebration Church mu Rwanda. Uyu munsi none ngarutse imbere yanyu kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, ari naryo ridushikira muri urugendo turimo kujya mu ijuru. Rero mwese aho muri ni mukomere cyane kandi mugubwe neza, Imana ikomeze kubana namwe. Mbere ko tugira byinshi tuvugira imbere yanyu n'imbere y'Imana, reka tume tusenga Imana. Turagize ibiganiro byacu bitavugira ngo bizabwengwa n'Uwiteka, kuko byose tubishozwa na Kristo uduha imbaraga. Urakoze Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kubera ko uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye kubera ko naho uhanye nawe izina ryawe nishimwe kandi rikomeze rabwe cyubahiro. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza ugenda dukorera ku bw'ejo nuko bukeye, koko iyo ataza kuba wowe nagwe uyu munsi watugihumeka. Ariko kubw'urukundo rwawe ukomeje kuturinda, ukomeje gutanga ngo nyinshi, ukomeza gupfa ku bwacu. None uyu munsi, iyi tariki, aya masaha, uyu mwaka turacyahumeka umwuka w'abazima, nushime kandi uhabwe icyubahiro. Iyo mpamvu tsenze ubwo tugiye gutangira ikiganiro Mwami, bisabye imbaraga z'umwuka w'Imana ngo zibashe kubana natwe. Senge buri wese abashe gukurikirana kugira ngo azabashe kumva ubutumwa burimo Mwami, kizagiraho kimukura ndetse ugire naho kimujyana muri urugendo turimo kuzuba ubwami bwo mu ijuru. Tugusabye uburinzi bwa n'ubudangarwa bwawe rero, kugira ngo buze kigaragaramo, niko tubisenze tubisabye mu izina rya Data twese n'iry'Umwana ry'Umwuka wera. Amen. Imana rero mu ijuru ibamugisha. Nuko nabibwiye na nitwa Nzabayimana Clement. Uyu munsi none ngarutse kuri YouTube channel yanyu yitwa Igendike TV. Murabizi neza ko mu minsi yashize twabagejeho umurongo wa YouTube channel yitwa Igendike TV, tugiye gutangira kuvuga ubutumwa mu buryo bwagutse, kubera ko no muri bira tubwira ngo nuko nimugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa ku bantu bose ntihagire bamusiga. Birashoboka rero ko tudashobora kugera muri Amerika nonaha, birashoboka ko tudashobora kugera mu Bubiligi nonaha, birashoboka ko tudashobora kugera muri Australia nonaha, ariko nidukoresha iri koranabuhanga Imana yaduhaye twamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo, bizatubera byiza kandi bizoroha gusumbya ko twakoresha amaguru Imana yaduhaye. Rero niyo mpamvu mbasha kubwira ngo Imana ibamugisha, kandi mwese amore Imana akomeze kubana nabo. Rero nsuje abari mu burengerazuba bw'isi, nsuje abari mu burasirazuba bw'isi, nsuje ari mu majyaruguru y'isi, abari mu majyepfo y'isi. Imana mu ijuru nibaho umugisha. Ntabwo nakibagirwa cyane abo turi kumwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mbabwira ngo nimukomeze mushikame kandi mukomere, kubera ko ibihe turimo nibe bigoranye cyane. Imana mu ijuru nibahereza amahoro. Uyu munsi ntabwo tubizo kuganira ibintu byinshi birenze, ariko ndagira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dukomeze mu rugendo, kubera ko urugendo turimo rurakomeye. Turimo turahuramo na byinshi biduca intege, turi guhura na byinshi bidusubiza inyuma, turi guhura na byinshi bidukamura ndetse tugakamurwa n'abakomeje kudushigikira, ariko muri urugendo dukwiriye gukomera tugakomeza urugendo, kubera ko nta kintu na kimwe kigomba kudusubiza inyuma. Nasomye ijambo ry'Imana mu Baroma ibice byaho 8 umurongo wa 31. Uhereye kuri uwo murongo haratubwira ngo mbese ni iki cyagutandukanya n'Imana mwene data? Ese ni amakuba? Ese ni ibyago? Ese ni inzara? Ese ni ukwambara ubusa? Ni uburwayi se? Ni ingorane se? Ni ukwangwa na famiye se? Oya, bisoze vuba ko nta kintu na kimwe kigomba kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Rero niba uzi neza ko gutandukana n'urukundo rwa Kristo kubera famiye, aho ngaho ni ikibazo gikomeye. Niba uzi gutandukana na Kristo kubera kutabura akazi, ni ikibazo gikomeye. Niba uzi gutandukana na Kristo
kubera ufite inzara uyu munsi none ni ikibazo gikomeye. Niba urwaye ukabura gucika intege ugatandukana n'urukundo rwa Kristo ni ikibazo gikomeye. Uyu munsi naje kukubwira ngo wihangane ukomeze urugendo n'utandukane n'urukundo rwa Kristo, kubera ko nuta Kristo Satani azaba yakubonye. Ahatari Imana haba ari Satani. Ibintu mukwiriye kubimenya. Niyo mpamvu naje kukubwira ngo urugendo dufite rwo kujya mu ijuru, kandi kujya mu ijuru nabwiye ko ari inzira ifunganye. Harimo inzara, harimo uburwayi, harimo kwangwa, harimo agahinda, harimo amaganya, harimo ingorane, ukirukanwa ku kazi. Ni ibintu byinshi biri mu rugendo rw'agakiza ko kugira ngo tuzagere mu bwami bwo mu ijuru. Mwibuke neza ko uwatubanjirije ari we Yesu Kristo, nawe yahuye nabyo, ariko avuga ijambo rikomeye ngo ubwo yageragejwe akababazwa ngo azabasha gutabara ababazwa bose. Natwe rero turi kugira ngo tuzagere mu bwami bwo mu ijuru, tugomba gutera intambwe, tugatera ikirenge aho yateye nawe cye kugira ngo azagire ubwami bwo mu ijuru. Murabizi neza ko ubu ngubu yicaye buryo bwa data, kandi natwe niyo turwirimbana kuzagera. Mushiki wanjye rero, mwene data, muvyeyi wanjye, musaza mukuru wanjye, mwese ndabashishikariza kugira ngo mwihangane muri bikwagerageza kugira ngo mutere ikirenge mu cya Kristo. Reka turebera hamwe ijambo ry'Imana. Abafite Bibiliya dufate Bibiliya zacu turebe mu ijambo ry'Imana aho turibuze gusoma muri Yakobo igice cyaho cya mbere, turahera ku murongo waho wa 12 niho turibuze gusoma gusa, aho watubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibumugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikorera. Imana ishimwe cyane. Yakobo aya magambo yayabwiye imiryango 12 y'Abisiraheli aho yari yaratataniye. Arababwira ngo hahirwa bihanganira ibagerageza, kuko nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba, bazahabwa ingororano z'abihangana. Urugendo Abisiraheli bari barimo natwe uyu munsi nirwo turimo, kandi ibigeragezo bahuye nabyo natwe uyu munsi turi guhura nabyo. Ariyo mpamvu iri jambo rikuziye kugira ngo ibyo uri kunyuramo biri kugerageza ubyihanganire, kubera ko nyuma yo kwihangana hari ikamba wateguriwe ugomba kuzahabwa. Nyuma yo kwihanganira indwara, nyuma yo kwihanganira ibibazo, nyuma yo kwihanganira uburwayi, nyuma yo kwihanganira ubushomeri, nyuma yo kwihanganira intambara, uri kugenda unyuramo uyu munsi wa none uzahabwa ikamba ry'uko watsinze ibyo bikugerageza. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Muri iyi minsi dufite urugamba rukomeye rero, kandi turi kugeragezwa n'abatagombye kutugerageza, turi kugeragezwa n'abo turirimbana, turi kugeragezwa n'abo dukora umurimo w'Imana, turi kugeragezwa n'abadiyakoni dukora, tukageragezwa n'abapasitoro dukora umurimo w'Imana mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze yacu, tukageragezwa n'abavugabutumwa dukora n'umurimo, tuvuga ubutumwa bumwe nakizaho twagombye kuba turi gushyira hamwe. Ariko ntabwo muri iyi minsi aribyo turi gukora, ahubwo gusanga turi guhurira mu ntambara. Mugenzi wawe ari kugerageza, kandi yagombye kubwira ngo ukomere mu rugendo turimo kujya mu ijuru. Rero ngira kuzana ijambo rikubwira ngo ibyo uri guhura nabyo biri kugerageza ubyihanganire, kubera ko nutabyihanganira hari ikamba Satani azaba agutwaye. Nutabyihanganira ntabwo uzagera ku byo wasezeranyije. Hari byinshi wavuganye n'Imana uri mu butayu, hari byinshi wavuganye n'Imana uri gusenga mu cyuko by'ijoro, hari byinshi wavuganye n'Imana uri mu masezerano, hari byinshi wavuganye n'Imana wafashe ibyo kwiyerana n'Uwiteka. Ariko uyu munsi wa mbere yuko bishyika hari ikigomba kubibanziriza. Ugomba kubanzirizwa n'ibigeragezo, kubera ko Satani iyo Imana igusezeranyije hari imitego myinshi agenda atega iyo kugira ngo cya kindi wasezeranye n'Imana kitazabasha gusohora. Niyo mpamvu mubwira ijambo rivuga ngo wihangane uri kukigerageza, kubera ko numara kwemerwa, numara kubyihanganira uzahabwa ikamba ry'uwasezeranyijwe. Haleluya, 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 haleluya. Dufite ingero nyinshi cyane zitandukanye z'abantu bagiye bahura n'ibigeragezo ariko bakabyihanganira, bakaza kurangiza bahawe ibyasezeranyijwe, bikaza kurangira Imana bagiriye neza, bikaza kurangira ubuzima bwabo buhindutse, bikaza kurangira igisugura kibavuyeho, bikaza kurangira ababangaga babakunze, bikaza kurangira abavuye babagarukiye. Dufite ingero nyinshi twababwira, ariko reka muri rumwe dusangire igeragezo cyayo yahuye nacyo. Yewe murabizi ibigeragezo yahuye nabyo. Igihe Satani yahaguruka akajya mu ijuru, akajya gutembera mu cy'ijuru, agezeyo atangira kuvuga kuri yo
hasi. Mari irata yo biravuga ngo wabonye umukiranutsi wanje witwaye ukuna nyiranuki. Urareba uburyo yitwaye. Urareba ukuntu ari kumbamya. Urareba ukuntu ari kuvuga. Urareba ukuntu ari kunkorera. Satani yaje aravuga toya. Ntago urareba ntago gukunda. Iyo aze kuba gukunda nuko wabaye biriya byose. Uramutse ubimwatse yewe yahita kuvuga bikarangira. Yesu nashimwe cyane. Imana irangije ibwira Satani ngo ntago nkunda kubera ko namuhaye biriya byose. Ankunda kubera ko yamenya kansobanukirwa. Satani atoya ntabwo yigeze gusobanukirwa. Nuko wamuhaye ubutunzi, nuko wamuhaye amafaranga, nuko wamuhaye urubyaro, nuko wamuhaye kubaho neza. Biriya byose uramutse ubimwatse ntabwo yewe yakongera kuguhana. Imana ishimwe cyane. Imana ibwira Satani ngo none kugira ngo wemere ko nkunda biriya byose ndabiguhaye, genda umugerageze urebe ko ari buze kumvaho. Imana ishimwe cyane mwana data. Ese muri iyi minsi uri kwihangana gute? Ese muri iyi minsi uri kwihangana ibigeragezo uri gucamo? Imana ihabwe icyubahiro. Satani aramanuka aza ku isi. Ageze ku isi agira aho yewe yarari, atangira guteza ibigeragezo mu rugo rwayo. Urwaye rutangira kuza. Wibuke ko Satani agiye kumusaba ku Mana. Urwaye rutangira kuza. Abona amatungo yari afite atangiye gupfa. Ejo agapfa gutyo. Abona ubuhinzi butangiye kwanga. Abona abana batangiye gupfa. Ibibazo bitangira kuba ibibazo mu muryango we. Ariko iyo bakomeza gusenga Imana, akomeza kwiringira Uwiteka, akomeza gutitiriza, akomeza gufata ibihe byo gusenga, akomeza kwegera Yesu, akomeza kubaza data ngo ni ibiki. Ndatekereje icyo gihe yasengaga Imana yabaga yicishikaye yatuje. Mvugira ngo amen. Birashoboka ko nawe uyu munsi uri guca mu bigeragezo wasenga Imana ntagira ikivuga. Birashoboka ko nawe uyu munsi bakwirukanye ku kazi wasenga Imana igaceceka. Birashoboka ko nawe uyu munsi ufite umuntu urwaye wasenga Imana igaceceka. Birashoboka ko uyu munsi ufite icyifuzo Imana iminsi ariko uri gusenga Imana yacecetse. Nugira ngo wakwibagiwe nawe ushobora kuba uri mu gatebo kumwe na kayo uyu munsi wa none. Nawe Imana yarakwirase kubera ko yakubonye nk'umukiranutsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo barangije akomeza gusenga Imana, akomeza gutitiriza, ntiyacika intege. Abana bamaze gupfa, bamaze gushira, amatungo yamaze gushira, imiryango itangira kumwanga. Ariko iyo bakomeza gusenga Imana, bigeze aho ngaho Satani asubira mu ijuru, ajya kubwira Imana ati yobu ndi kubona wakomeje kunanira. Imana atariga yobu arankunda. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro kandi ikomeze gushyirwa hejuru. Nuko iyo barangije akomeza kwemera, akomeza gutumbira ku musaraba, Satani aragaruka asanganira Yobu. Ubwo yaravuye mu ijuru, Imana imuhaye kondisiyo, iramubwira ati genda ndamuguhaye, genda umugerageze n'umubiri, genda ugerageze, ariko icyo mwima ni ubugingo bwe. Mwene data y'Imana kwemera ko Satani akugerageza, itanga ibyawe byose ariko ubugingo ikabuhagararaho, kubera ko ubugingo nibwo buzabona Imana, ubugingo nibwo buzagera mu ijuru. Umubiri twambaye ntabwo uzigera ugera mu ijuru, uko wagenza kose ntabwo uzigera ugera mu bwawe bw'ijuru, kubera ko biri tubwira neza ko ari umubiri tuzambara tugezeyo. Tuzambara umubiri utarwara, tuzambara umubiri utananuka, udahura n'ibigeragezo ngo turugura nabyo uyu munsi mu rugendo. Nuko Satani ageze ku isi atangira guteza yo uburwayi, umubiri utangira kunyenya amazi, umubiri utangira kuzana ibishuti, atangira kwishimagura. Ubwo abana n'imitungo byari byaramaze gushira kera. Ariko yo bakomeza kwizera Uwiteka, ariko yo bakomeza gusenga Imana, akomeza gufata ibihe byo gusenga. Ntabwo yigeze acika intege, ntabwo yigeze asubira inyuma, ntabwo yigeze arambarara. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndagira mwifuza umunsi wa none nawe ukomeze gukomera ku Uwiteka. Yo uburwayi atangira kwishimisha, inzara ziraruha, atangira gushaka ikiryo, urujya rw'inkono, atangira kugishimisha muri bya bisebe, manuka ku maguru, amanuka mu mugongo, mu nda hose. Bigera abantu bose bamuvaho, batangira kumuvuga byinshi bitandukanye, batangira kuvuga ibyo atakoze. Benshi batangira kumurebera mu bicumuro, benshi batangira kumurebera mu byaha, benshi batangira kumurebera ko yakosheje imbere y'Imana. Ariko yewe ntabwo yigeze acika intege. Noneho bigera no mu nzu, umudamu atangira kuvuga ati ese yewe we wavuye kwiyemana ukipfira,
ubundi iyo mana wasenze kabitera kurinda abana, iyo mana wasenze kabitera kurinda imitungo, iyo mana wasenze kabitera kurinda ubuzima. Ese iracyakumva? Wayirekuye iyo mana yawe ukipfira ko n'ubundi nta kindi usigaje, ko uhagaze gusa ubundi hari icyo usigaye nyeretse iyo mana ukipfira. Ariko yabakomera gukomera ku mana ye. Vuga ijambo rikomera kunze cyane. Asubiza umudamu we ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ndetse nzasubira mu nda y'isi nambaye ubusa. Ntabwo ndaza kuva ku mana yanjye, ntacyo nigeze nzana hano kuri iyi si, ntacyo nigeze nzana hano mu gihugu cyatuma mva ku Uwiteka. Imana ishime kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mwene data, ndagira ngo umunsi nawe witekerezeho. Shobora kuba uri mu bigeragezo n'ibyo wanyuzemo, kandi nta nashidikanya ko ntabwo uragera ku bigeragezo n'ibyayo. Ntabwo abana bawe bari bapfa ngo bashire, ntabwo amatungo yawe yari apfa ngo ashire, ntabwo akazi bakagukuyeho ko byagenze. Yewe umubiri wawe uracyari nk'uko wari umeze. Ntabwo urigera ushesha ibibembe ngo wishimishe urujyo, ntabwo biragera aho ngaho. Ndagira ngo wihanganire uri kugerageza, kubera ko numara kwemerwa uzahabwa ibyasezeranyijwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuko yamaze gusubiza madamu iryo jambo, yakomeje gusenga Imana, akomeza guhanga amaso ku Uwiteka. Ubwo mudamu abona nta kindi yakora, amufata nkaho ari igihararumba, amufata nkaho yewe amufata nkaho yasuzuguritse. Nawe urabyumva agiye gufatanya n'abandi bari kuvuga yewe. Nawe hari igihe abavandimwe bazakuvuga bagafatanya n'abo hanze, hari igihe umugabo azakuvuga agafatanya n'abo hanze, hari igihe umudamu azakuvuga agafatanya n'abo hanze, hari igihe ababyeyi bazakuvuga bagafatanya n'abo hanze. Wowe uzakomeze wihangane, ukomeze ukomere ku Mana nk'uko yakomeje gukomera ku Uwiteka kugeza igihe Yobu yatsinze ibigeragezo. Satani aratsindwa, aragenda asubira imbere y'Imana, agira ati yewe yananiye rwose, noneho ndabyemeye neza ko uyu munsi iyo bari umukiranutsi imbere yawe, ndabyemeye ko bakubaha koko. Yewe batsinze ibigeragezo gutyo, Imana irangije iranezererwa. Ndumva Imana hari yaritereye hejuru yariri, iravuga ngo kamere mbonye umamya, mbonye utamvuyeho. Imana irangije ngigarukira Yobu, bya bindi byose yatakaje Imana irangira imugarurira, imuhereza abana beza, imuhereza amatungo, imuhereza imitungo yatakaje, yongera imuhereza umubiri mwiza. Ibibiri itubwira neza ko Imana yakubye inshuro 100 z'ibyo we yaratakaje ari kugeragezwa na Satani. Ngimuhereza abana basumba ubwiza, abana bafite abahungu n'abakobwa. Umuryango w'urongero ruriyubaka, abantu barongera bahindura amagambo, abantu barongera bagarukira Yobu, mudamu arongera agarukira Yobu. Mbese Imana iteye ubwoba. Nawe nagira ngo uyu munsi usenge Imana kandi wongere uhanga amaso kuri Kristo, nucike intege, nutendebuke, nusubire inyuma. Ibyo uri gucamo byose Imana yenda gushyira iherezo, ibyo uri gutambukamo byose Imana yenda gushyira iherezo. Nuko Imana si ibigeragezo byawe iherezo, nawe ibyo Imana yaje gushyira iherezo. Imana ishimwe kandi Imana yaguha icyubahiro. Urakoze Mana Data twese uri mu ijuru. Turagushimye kubera ko uri Imana ikomeye. Turagushimye kubera ko uri Imana itawe kubigenza. Izina ryawe rishimwe kandi yaguha icyubahiro. Ndasengera buri wese uri buze kumva ikiganiro kugira ngo kibashe kumukomeza Mwami. Ndashidikanya ko hari benshi batenebutse, hari abacitse intege, hari abasubiye inyuma, hari abarwaye, hari abari mu bigeragezo, hari abari mu bibazo, hari abari mu ngorane. Nuko bakomeje Yobu, ndagira ngo n'abari mu bigeragezo nabo ubakomeze Mwami, bityo nabo babashe gutsinda ibigeragezo kugira ngo bahabwe rya kamba wasezeranyije abatsinze ibigeragezo. Ndakwinginze ngo ubane nabo kandi ubakomeze mu buntu bwawe. Niko tubisinze tubisabye kuko ufite ubushobozi bwo kubikora. Mu izina rya Yesu Kristo tuyambaje, urakoze kubyumvishe. Amen. Mana mu ijuru bamugisha, murakoze cyane, turabakunda cyane. Mu kudushyigikira kanda subscribe, ukore kuri like, ukore na share amagurupu wamo, twamaze ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo, nawe uzahabwa ingororano z'ibyo wabikoze. Yesu agumugisha. Mubarikiwe sana, turabakunda cyane.